ariko se igihe wirebeye ni wari wasoza kabakobwa namwe muribona bava hano mubwire none se sheri kumamagaye bigenze gute sha humura nanjye mba ndi kugukunda rega nago nabaho natagufite reka ye ariko sheri tumaze iminsi tudatembera nago duheruka kugenda mwana dushaka twava hano tukagenda tutembera tukagera ijya tukanagaruka ari kibazo se nta kibazo tugenda tufata akagare tugende nta kibazo ajya sheri nagaruze ariko sheri nawe hari ubwo se warinyigishije areka nkweke da Bashaka aho ngaho. Kushawe, kushaka kungonga bite byawe. Saka zungu we. Azunguza umurizo munozi wa rukarawe. Rukagiye. Kakaraga umutwe mwikara ishishe wa nuro. Jesus. Inuro ni bene wanyu wambesire. Bashererekana n'izi mbesho twigende. Mbasha ni mugende. Ari gihe n'ubundi baraza kuguhamagara ngo tuze kubacuka. Amaye uramenye ako kantu ni kabiri. Bebe, avuyeho tukaganira twari paritse sibyo. Ikibazo sheri reka ye. Bebe tujye kwicara ari. Sheri hano hantu urahabona utese. Sanacho atwaye nyine ariko nagoretse kunembera. Muri iyi minsi hari ahantu ushaka kujyana ku mucanga iyo ku mazi. Iyi tukajya guhiga tukarya agafiriti iyi byose nyine. Yego sheri ni byiza ahubwo hari n'ahandi njya numva nawe uzahanjyana. Nibyo. Wowe nzakujyana ku mazi uzaza wambaye ka bikini. Ngo sheri nicyo ngukundira n'ubundi regura uwanjye. Rasi igare mbona ari imbere mwana. Mane ndi kubona ari igare kandi nta n'umuntu uri impande. Twari twaye Turitsindire mwana turitsindire. twagiye. Turitsindire sha. Sheri rero nagumye kukubwira ntiwabyemera ariko none nimutemberana tuzagenda kuri gare ryanjye ngo nyine kandi kiriri shyashya da. Ako sheri tuganire n'umwanya munini dushaka twata. Uzikara ibyo tugende. Oh my God. Gare ryanjye rigiye. Sheri yangani bararigarura wasanga ari waryita. Bararigarura. Reka ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.